Ni iby'umunezero cyane bene data, nshuti, bavandimwe, n'undi wese waza kureba iyi mesaje, ni iby'umunezero cyane kubamenyesha ko nongeye kugaruka hano kuri Pure Gold Channel, ibintu nshimira Imana cyane. Hari hashize iminsi ntaboneka hano kuri iyi channel y'abakristo, channel yawe nanjye, channel twisangaho twese, ni ukuri ni yawe. Icyo washaka kuvuga icyo ari cyo cyose cyerekeranye n'umurimo w'Imana ni karibu rwose, ugomba kuvugiraho ukamenya ko yicana ari iyawe mwene data, turayifatanije. Uyu munsi wa none rero nongeye rwose kunezezwa nuko mbonetse hano nanone kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana, kandi nagira ngo mbakire mwese ndetse nabasuhuze mu izina rya Yesu umwami wacu. Uyu mwanya rero muri kumwe na Jose, nkuko n'ubundi byari bisanzwe twajyaga tuganira kuri iyi channel. Biranshimishije cyane ko nongeye rwose kuhaboneka. Iki kiganiro tugiye gufatanya ahanini ni ukugira ngo mbabwire ko nagarutse, ko nabonetse nanone hano kuri Pure Gold Channel. Aha rero akenshi kuri iyi channel ni ukuganira ijambo ry'Imana, ni ugufashanya, icyo umuntu yungutse agafasha undi, ndetse na comment zizajya zifashanya. Ntabwo iyi channel ari iy'ubucuruzi, ntabwo ari cyo ngamije. Imana yashyize ku mutima ijambo ryayo cyane cyane kubwira abantu batari bakizwa inkuru nziza y'agakiza, ndetse n'abandi bumva bafite intege nke, bumva ko tugomba gufatanya tukazamurana, tugafashanya kugira ngo hatazagira umuntu usigara akazarimbuka, kuko iyi si ni igihe gitoya. Nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima namenye. Nyuma y'ubu buzima namenye ko hari ubuzima bw'iteka ryose, namenye ko hari ijuru, hari ahantu heza cyane turimo tugana, tuzaba iteka ryose. Iyo wamenye Yesu Kristo uhita uhasobanukirwa, kuko Yesu yaje hano mu isi, aravuka, abaho, akora imirimo, aradupfira ku musaraba, araducungura, arangije arapfa, arazuka, asubira mu ijuru. Icyamujyanye mu ijuru, ijambo ry'Imana ritwereka ko yagiye kudutegurira aheza tuzaba, yagiye kudutegurira amazu. Hariyo amazu menshi cyane. Umuntu wese afite inzu ye wizera Yesu Kristo, ufite ibyiringiro, azagaruka rero atujyane. Niyo mpamvu mfite ishyaka ryo kubwira buri wese utari wamenya iyo nkuru nziza y'agakiza, kugira ngo adacikanwa, kugira ngo nyuma y'ubu buzima tuzabane i Siyoni, tuzabane na Yesu Kristo aho Imana yaturemye iri. Icyo ni cyo kintera ishyaka ryo gukora ibyo nkora. Ibi ngibi ni umuhamagaro Imana yampaye, kandi nkawukora afite ishyaka, nezerewe cyane, ngira ngo nawe udacikanwa, muntu w'Imana, muntu Imana yaremye utari wamenya agakiza, udacikanwa. Kuko hari inzira ebyiri, hari inzira ijyana mu bwami bw'Imana, hari n'inzira ijyana kurimbuka kwa Satani. Hari umukozi w'Imana witwa Bonke, nkunda cyane, uwo ari mu bwami bw'Imana, yajyaga yigisha akavuga ati icyo nshaka ni uko ikuzimu kwa Satani hazaba ubusa, noneho mu ijuru tukazuzura, hakuzura. Nanjye iryo ni ryo shyaka mfite. Niyo mpamvu nkora ibyo nkora. Ibi nta kintu ngamije cy'inyungu y'isi, ariko nzi ko hari amakamba, kandi icyo nshaka, icyo Imana yashyize ku mutima, ni ukubwiriza abantu inkuru nziza y'agakiza. Nkunda kuvuga ubutumwa bwiza no kuri telefone, kuri WhatsApp. Iyo minisiteri yo kuri WhatsApp iragaragara, mbese navuga ari minisiteri yoroheje cyane, ariko nyimaranye imyaka irenga 5. Hari benshi bagiye bafashwa n'akajambo nohereza umwuka we yashyize ku mutima, ijambo ry'Imana rikamufasha, naho ubona ari gato ariko riba rifite ingufu, kuko ijambo ry'Imana ngo ni nk'inkota ityaye, rifite imbaraga, rirahindura. Ryagiye rihindura benshi, kandi nanjye ryarampinduye. Imana ishimwe cyane. Reka rero turebere hamwe ijambo ry'uyu munsi Imana yashyize ku mutima. Turebe cyane cyane ukuntu uyu mwami Yesu yaje hano mu isi, yaje ari Imana, Imana yuzuye, kandi ari umuntu wuzuye. Yaje rero gufata ibihe byo gusenga, atari yatangira minisiteri ye, atari yahamagara intumwa ze ngo bakorane. Yafashe ibihe byo gusenga, ajya mu butayu.
ageze mu butayu aho yasengeraga iminsi 40 n'amajoro 40, yaje kugeragezwa n'umwanzi. Umwanzi aramwegera ajya kumugerageza. Umwanzi aza kuza kumugerageresha ibibazo bitatu, ibigeragezo bitatu tugiye kurebera hamwe. Icya mbere yaramubwiye, Satani, umwanzi ni Satani, yaramubwiye ati niba uri umwana w'Imana bwira iri buye rihinduke umutsima. Yesu Kristo aramusubiza ati handitswe ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa. Handitswe ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa. Yesu Kristo yashubirishije Satani ibyanditswe byera. Iyi Bibiliya ni intwaro yacu. Mu Kristo mwene data, aho uri hose menya ko umwanzi atajya aruhuka. Arongera akagaruka. Yaramunesheje Yesu Kristo, ariko yaravuze ati nzagutega ikindi gihe. Yesu ni urugero rwacu. Niba yarageragejwe n'umwanzi, akageragerezwa mu masengesho yari ari gusenga, wowe bite? Natwe ajya dutinyuka akatugerageza, turi abana b'abantu. Icyo wajya utsindisha Satani ni ibyanditswe byera. Haleluya! Ibi bidufashe bene data. Satani yarakomeje agerageza Yesu, umwana w'Imana, kandi ari n'Imana. Amusanze mu butayu nk'uko nabivugaga, ari mu masengesho yo kwiyiriza ubusa y'iminsi 40 n'amajoro 40. Umwanzi arongera aramwegera, amugerageresha ikindi kigeragezo cya kabiri. Aramubwira ati aramuzamura, ati ndakuzamura. Aramuzamura amwereka ubwami bwose bwo mu isi. Ijambo ry'Imana avuga ngo yamweretse ubwo bwami bwo mu isi mu kanya gato cyane. Satani ntatinzamo, mu kanya gato. Ngo aramubwira ati ndaguha ubu butware bwose n'ikuzo ryabwo, kuko ari jye wabugabanye, kandi mbugabira uwo nshaka wese. Satani yagabiwe iyi si azi ko ari iye. Satani ari hano mu isi. Imana yamujugunye hano mu isi, afite ubutware hano mu isi. Ariko ndakubwira ngo Yesu Kristo dukurikira, wadupfiriye akaducungura, afite ubutware mu ijuru no mu isi. Kandi nanjye nawe, Imana imaze kurema iby'isi byose, imaze kurema umuntu, yamuhawe ubutware bwo gutegeka iyi si. Wowe nanjye dufite ubutware, tugomba kumenya abo turi bo. Kandi Yesu Kristo nawe yaduhawe ubutware, yaratwohereje ngo dukore imirimo ye, kandi aduha ubutware. Haleluya! Menya uwo uriwe mwene data. Naho Satani yakwegera, jya umenya uwo uriwe, jya umwirukana mu izina rya Yesu. Jya uhora uri maso, kuko nta butware agufiteho. Yesu Kristo yaratuneshereje. Izo ni izindi nyigisho tuzarebera hamwe nyuma. Ndashaka kukubwira ko Satani adatinya. Ntabwo yatinye Yesu, yarakomeje aramugerageza. Ariko Yesu yaramubwira ati uramye Uwiteka Imana yawe, aba ari ukorera wenyine. Uramye Uwiteka Imana yawe, aba ari yo ukorera wenyine. Yaramusubije ati handitswe ngo uramye Uwiteka Imana yawe, aba ari yo ukorera yonyine. Turamye Uwiteka Imana yacu yonyine, aba ari yo dukorera yonyine. Cyo nicyo gikwiriye. Hariho abantu tujya twumva ngo basenga Satani, bakibagirwa ko Imana ariyo yonyine ikwiye kuramwa, ariyo yonyine ifite ubushobozi, ariyo yonyine ifite ubutware. Uwiteka Imana ari mu ijuru n'isi niyo dukwiye gusenga yonyine. Ntugasenge Satani wowe winjiye mu gusenga Satani. Arakubeshya, ni umubeshyi, ni indyarya. Akakubwira ati nsenga ndaguha iby'isi. Kuko yatinyutse Yesu, nawe yagutinyuka. Hari abantu ngo bajye basenga Satani, ariko ibyo abahemba ni urupfu. Imana Data wa twese niyo Mana yo gusengwa, niyo dusenga, niyo ifite ubushobozi, niyo yaduhaye ubutware, niyo ifite byose. Nuko ijambo ry'Imana ritubwira, kandi ni by'ukuri, kuko niyo yaremye ijuru n'isi. Satani ntabwo yaretse Yesu, aratinyuka cyane. Ku murongo wa 9 yaragiye aramubwira ati, yamujyanye i Yerusalemu, amuhagarika ku gasongero k'urusengero, aramubwira ati niba uri umwana w'Imana, ijugunye hasi, kuko handitswe ngo izagutegekera abamarayika bayo bakurinde.
umva nawe ni umubeshyi cyane, kandi ngo bazakuramira mu maboko yabo, ngo udakubita ikirenge hasi, udakubita ikirenge ku ibuye. uko niko satani yatinyutse abwira Yesu. Ntagira isoni, nta nubwo atinyuka umwana w'Imana, atinyuka Imana, ayibwira ibintu nk'ibyo. Aramuzamura ngo amushyira ku gasongero k'urusengero, amubwira ati niba uri umwana w'Imana ijugunye hasi, kuko handitswe ngo izagutegekera abamarayika bayo bakurinde, kandi ngo bazakuramira mu maboko yabo, ngo udakubita ikirenge ku ibuye. ava Satani udatinya, utagira isoni. Yesu aramusubiza ati haravuzwe ngo ntukagerageze Uwiteka Imana yawe. Haravuzwe ngo, handitswe ngo, haravuzwe ngo mu ijambo ry'Imana tunesheje Satani ijambo ry'Imana mwene data. Haravuzwe ngo, handitswe ngo jya unesheje Satani ibyanditswe byera, jya umunesheje ijambo ry'Imana kandi ukoresha izina rya Yesu, azaguhunga. Ndakubwiza ukuri, Satani yaratsinzwe 100%, ntakaze ngo akubeshye. Yesu aramusubiza ati Yesu yahise abwira nyine umwanzi, aramubwira ati ntukageragereshe Uwiteka Imana yawe. Umwanzi uzi ikintu yakoze? arangije kumugerageresha ibyo bitatu byose, abonye amunaniye aramureka ngo amutega ikindi gihe. Wamwumvise? Satani yabonye Yesu Kristo amunaniye, aragenda aravuga ati ngo uteze ikindi gihe, ariko naho ubusa. Satani yaratsinzwe mu izina rya Yesu. Niwumva Satani avuga ati urananiye ngo uteze ikindi gihe, uzamubwira uti ntabwo uzashobora, ndi umwana w'Imana, mfite Yesu Kristo, uwo mfite ni munini kukurusha. Mu Cyongereza baravuga ngo the one who is in us is greater than the one who is into the world. The one who is in me is greater than one who is into the world. Nukuvuga ngo Imana iri muri jye, Yesu Kristo uri muri jye, umwuka wera uri muri jye, ni munini cyane ubikompaye na Satani. Ka Satani ni ubusa kuruta uri mu isi. Nukuvuga ngo njyewe nawe twizeye Yesu Kristo, twizeye umugabo ukomeye, yaranesheje, aneshereza no ku musaraba. Haleluya! Yaranesheje, aratsinda n'upfa arazuka. Yaratsinze. Muri Yesu harimo gutsinda, harimo kunesha. Menya uwo uri we mwene data. Ndangije iki kiganiro nsoreje aha nkubwira ngo menya uwo uri we. Satani azakwataka koko, azaza kugutwarira ibyawe, azaza kukwiba, azatwara ibyawe, ariko mubwira uti urabeshya Satani, waratsinzwe. Ibyo ukora byose waraneshejwe, ntacyo uri cyo, mfite Yesu Kristo watsinze. Uri muri twe ni munini cyane kuruta uri mu bisi. Imana igufashe mwene data, komera, turi kumwe. Umwanzi nawe yakugerageza ntabwo uzatsindwa, kuko uri muri wowe, uri muri jye, uri muri wowe, uri muri jye, uri muri twe ni munini cyane kuruta uri mu bisi. Imana iguhe umugisha, turi kumwe, tuzakomeza ubutaha. Ntugacikwe n'iki kiganiro, ntugacikwe no kureba Pure Gold Channel. Hari byinshi cyane ubikiwe, hari byinshi Imana iduteguriye mu kigega cy'Imana. In his store there is a lot for you. Muri store y'Imana cyangwa muri store y'Imana cyangwa mu kigega cy'Imana hari byinshi kubikiye. Ntugacikwe guklika kuri Pure Gold Channel. Ntabwo nkubwira ibyo kugira ngo nkorere amafaranga, ntabwo ndi babandi, ahubwo ndakorera Imana. Jya uklika urebe ibyo twungutse hano kuri Pure Gold Channel, ijambo ry'Imana yampaye. N'abandi bene data, hari n'ibindi biganiro tugiye kujya tunyuzaho, ubuhamya, interview tuzajya duha bene data, batubwire, batwungure. Ntugacikwe, jya ureba buri gihe ko hari ikintu kindi cyajeho gishya kikungura, twubakane. Imana iguhe umugisha, kandi tuzajya tubarambira. Ntabwo azajya mbarambira rwose, muhumure. Ni iminota mike cyane, itazajya irenga 20. Nzajya ngerageza
nubwo mba mfite byinshi navuga nkora iminota mike kugira ngo bitabarambira. Imana ibahe umugisha, nakomeza nkavuga kuko mba nezerewe cyane, mba numva nishimye, mba numva rwose Yesu Kristo ari muri jye anyuzuye n'umwuka wera, nakomeza nkavuga. Ariko tuzakomeza ubutaha, murahishiwe. Imana iguhe umugisha. Be blessed. I love you all.